y'abanyarwanda bisekeje. Hari igihe mba niciye ahantu nta gahunda mfite zo gutukana no Bafi, oui utatagukuyemo ijisho wowe. Utatagukuyemo ijisho. nibyo ushaka eh Yakunkuriramo ijisho. iyo nkora mu ijisho bikakugendekera gute? Inyungu ufitemo ni iyihe? ufite ikibazo cya network user Ibyo byari kuba ari okay. utavuga kubera iyihe mpamvu? Yakunkuriramo ijisho ahubwo. Yakunkuriramo ijisho. Cyangwa n'ururimi akarukuraho akaruca. Ibyo byari kuba ari sawa. Uraseka. Nibyo byari kuba ari sawa. Byibuze nkabona araruciye n'ijisho ararisanye. Nibyo byari kuba ari byiza. Ahubwo nzamushaka mugurira akantu. kandi uri proud bidakwiye cyane rwose. uramagana imbere akarukuraho. Aho ndi si cyo kibazo aho ndi. ibaze kuba mfite urwango rungana gutyo ntakuzi tutagabana isambu tudasangiye umugabo ukaba wikoreye agahinda kangana gutyo ku rwango rwawe. ufite ikibazo akarukuramo ururimi akarusohoramo, ijisho akarinoboramo akarikuramo. Ibyo nibyo byari kuba ari sawa. Aho kugutuka bira ntibihagije. Wese utukana buke nawe nutukana buke. none se kuki utabimukorera? Nanjye ntabwo nabimukorera ahubwo bajye babikora. Kandi nanjye wakunyegereza nanjye ubwanjye narukuramo nkarusohoramo. Nuko nafite ayo mahirwe yo kukubona byonyine nk'ubu byonyine nkagufata. Umva nahera ku nzara nkuramo, inzara z'amaboko nkazikuramo, inzara z'amaguru nkazinoboramo, ururimi nkarukuramo, ijisho nkarikuramo. uri umunyarwanda bwoko ki? uri inkotanyi? Ndi inkotanyi, ndi umunyarwanda. uri umunyarwanda ntabwo uri inkotanyi? Kuki wumva ko ari inkotanyi se? oya nakubazaga numve kugira ngo umenye uruhande uherereyeho nimba ubarizwa ku banyarwanda b'inkotanyi cyangwa se uri umunyarwanda usanzwe. just icyo si cyo kibazo nuko wumva ndi kuvuga ikinyarwanda. uri umunyarwanda ufana inkotanyi cyangwa se uri umunyarwanda gusa? Kubera no, I'm just asking. Kubera by'inkotanyi. Kubera iki ibyo by'inkotanyi? Uyendagira ngo mbaze numve kubera ko wibaze urwo rwango rwose umfitiye kandi sinkuzi ntitugabana isambu. Ahubwo se wowe unuka bukeya. Wowe unuka buke. Ndagutuka se ndakuza ahubwo no kukumenya. Niko nta nubwo nkuzi. Nawe ntabwo unuka buke. Icyo kigaragara urarushye bame. Urarushye amazima. Ntabwo ni wowe urushye rwose. Njye ntabwo ndushye meze neza. Mu muryango wanyu musanzwe mufite impano yo kwicana? Nabyigira kuri wowe.
nabyigira kuri wowe. njye se ko ntanica kandi nkaba ntawe nabwiye ngo nzamwica akaba ariwe wari kumbwira ngo uzankuramo ururimi ahubwo se wica abantu bukeya, wica abantu bukeya. Ega kwica si ugufata umupanga ngo uteme. N'urwo rurimi rwawe ni uburozi na aside. Rero icyaba kereka nkubonye nkarusohoramo nkarukurura nkaruvanamo. wow ushobora kumpa impamvu yatumye wumva ufite agahinda kangana ako ngaho ko kuba wakora icyaha kingana gutyo? ni iki naba narakoze ku buryo Nawe urabizi. wumva nk'iy'ibyo Ahubwo byose? se n'icyo udakora. oya duha urugero. Ahubwo se n'icyo udakora. N'icyo udakora se. duha urugero. N'icyo udakora. Nawe urabizi. Nawe urabizi bigusohokamo. ikibabaje ni uko wanga umuntu gutyo ukamwifuriza ibyo byose kandi ukaba nta na kimwe wamukoraho. ikibabaje ni uko ushaka kundeba gutyo ukareba ibintu byinshi wankoraho ariko ukaba nta na kimwe wankoraho. si agahinda. ikibabaje ni uko uzicwa n'agahinda. Hari igihe kizagera. Hari igihe kizagera. ufite umutwaro urababaje. ugende ushake Abanyarwanda bazi gusenga bagusengera. urahangayitse. Urumva hari igihe kizagera wari wabona kwa kundi bafata umugozi bakawushyira ku modoka umuntu akagukuruza mu muhanda. uzi ko uri number one mu bugome? Kizagera. ufite ubugome buri extra. Uburyo inzara n'amano byose byarangiza umuntu akakurekura ukigendera muri kaburimbo. umva umuntu akakurekura ugahita wigendera. ukazirika umugozi ukankurura n'imodoka muri kaburimbo. Mbigusobanurira gufata iryo zosi ryawe nkakuzirika umugozi ku modoka narangiza nkagenda nkukuruta mu muhanda. Ngagukuruta muri kaburimbo narangiza nkakurekura ukigendera. wow ibyo biba bihagije. wow mama wawe na papa wawe barakwiye inzoga barabyaye. ubundi nta kintu gipfa kwizana gutyo ufite aho bikomora. yeah definitely wasanga mbikomora kuri wowe. aho bikomora wasanga mbikomora kuri wowe. ubwo bwicanyi kuri wowe mbikomoraho. yewe njyewe iwacu ntabwo twica ntitugirira nabi. muraroga gusa. muraroga gusa. iwacu ntitugira nabi. izo ngeso ntabwo tuzigira, ntabwo tuzizwiho. yewe icyakoze ukeneye amasengesho. uwo mutwaro kwanga umuntu bigeze aho ngaho umuntu utakuzi utazi udashobora no kugira icyo wakora. urarushye mama, urarushye. izo ni stress. ntabwo ndushye ni wowe. depression. bambe ntabwo ndushye ni wowe urushye. urarushye kuko ayo magambo akuvuyemo ateye ubwoba. ndi gutitira. amagambo mbwiye ndi gutitira. ibaze kwangwa n'umuntu utazi. aha kwanga ku kageni umuntu utagize n'icyo ukora. ubwiye n'iki ko nakuzi se? ubwiye n'iki sindi kukubona se? umuntu utagize n'icyo uri agukora. umusitari, uri icyamamare. uri umusitari, uri icyamamare. ukanyangira ibyo se? hari umuntu wayoberwa icyamamare? none si ibyo bigatuma unyanga koko bigeze aho ngaho?
uzi urwango nkwanga Mm. nzarukwereka kereka duhuye nibwo warumenya Naragenze ndabona. duhuye byose Akabi gasekwa nk'akeza. I'm telling you, I am so shocked. Mm? Mm? I am shocked. Icyo nagusabira ni ukugenda ugashaka umuntu ugufasha ubuvuzi, therapy. You need a therapy. Mm? Kubera kwanga umuntu utazi, utakuzi, mudafite aho muhuriye is not normal. Is not normal. Yenda dufite ibyo dupfa twagiranye hagati yanjye nawe personal aho nabyumva. Ariko umuntu utanzi ntakuzi. Girl, you need a therapy. I'm telling you. Mm? Ukeneye therapy. uze kureba neza Mm? Ugomba kugenda ugashaka umutherapist mu Rwanda. Hano n'aba TikTok tuzagufasha tukwishyurire, sibyo? Maze ubone ubuvuzi buhagije kuko ntabwo bya biri normal. Nta nubwo mbabaye, ahubwo ndakubabariye. Kuba wikoreye umutwaro umwana gutyo. ubuvuzi bw'iki se wabanziza kwiyumvira ko nawe utorohewe Ubona ndwaye iki? nawe ntiworohewe Shana nubwo norohewe byo. Imbeho iri ahangaha, ubuzima nabwo ntabwo bunyoroheye, amafaranga yarambuze, umva. Ugira ngo ndorohewe. Ariko ikibazo muganga ibyo nta kintu yabikoraho. nawe se wayabura ntabwo amafaranga wayabura kandi ufite ikinombe cyayo Yewe. Ndakubwiye ngo muganga ibyo ariko ntabwo norohewe. Cyangwa rero ugira umunsi mwiza ugenda ushaka ubufasha kuko ibyo bintu ntabwo biri normal, sibyo? Yo bagenzi ntabwo bizoroha. Yari imitanga. Yari imitanga. Inzara izabakoresha amahano. Hano turavuga mu Rwanda hari inzara abantu barashonje ati mwantera hamwe. Ati mwanyanga Rwanda mwe mwabikarasha. Tuyo tuvuga ati inzara mu Rwanda nyamuneka leta mugira icyo mukora ku nzara iri mu Rwanda. Ku kibazo cy'abaturage kuba batishoboye. Ariko ati muri nyanga Rwanda ati mwabikarasha mwe ibintu byose bishoboka. Izi ni ingaruka. Ntabwo ushaka kumwira ngo uyu muntu aratekanye afite amahoro. Ntabwo wambwira ko umuntu nk'uyu nguyu yishimye afite amahoro. Ntabwo bishoboka. Nta mahoro afite. Mumeze mute se? Turaho, umeze ute? Turaho. Muraho neza? Yego, wowe umeze ute? Karibuni sana. Karibu sana, muri gufatisha iki se mawuja? Ndi kunywa ka kofi kugira ngo ngire intege zo kurangiza umunsi. Zo kurangiza umunsi? Wowe uri mu biki? Uherereye hagana hehe? Ndabyana. Urabyana? Njyewe uri kumbaza ngo merereye he? Yego. Ndi muri Uganda. Uri muri Uganda? Uganda ho nta nzara ibayo. Kubera? Reka nta nzara iba Uganda. Burara nuko nawe yaba yabaye umunebwe. Mu Rwanda ni hiri? Inzara y'u Rwanda se agenda uyireba. Ntabwo ari uvuka?
niho urahanze mva burundu koko urahanze ntago mpanze reka 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 ni reality ntago uriho mpanze oya ntago ariho mba ariko mu Rwanda niho mva Yeah. muraho ariko muraho urahanga naho neza nje mbaze akantu gatoya mu Rwanda muhaheruka ryari muhaheruka nko mu buhe mwaka ntabwo ari kera mperuka mu Rwanda 2017 mu kwezi kwa 9 gushyira kwa 10 mu cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa 9 2017 ni na vuba ntabwo ari kera Eh, ntabwo ari kera ariko urumva nanone ntago kuba mu Rwanda hari inzara ntago ari hose ariko hari turabibona abantu ko ujya ubona inzara kuri ihari. social media bavuga inzara iri mu burasirazuba ndakeka ariko nkatwe dutuye mu majyepfo nta nzara ihari n'amajyepfo harya nahagana hehe majyepfo ubwo ni uguhera ni ukuvuga za Gisagara Huye Nyaruguru Nyamagabe Nyanza na Muhanga na Ruhango ndumva ari utwo ngutwo majyepfo y'igihugu Butare Ruhango Igitarama ya za Gitarama hose mu karere ka Huye nyine aho Nyamagabe ni inzara Nyanza icumbitse ahubwo aho ni inzara ntago hari yego nyine urumva ariko ntago nanone byakabaye nyine ko mubivuga cyane ko ihari niba abantu bari ikomeye kurya imitanga irahari bisanzwe ariko ntago ikomeye cyane ku buryo byakabaye nk'uko mbona mubivuga irahari kubera yuko uwo utayifite wumva yuko abandi batayifite but the reality inzara irahari pe none twegere kubivuga ntago tubivuga ari uburyo bwo kunyuma guserereza leta tubivuga ari uburyo bwo kumbese nko gutabaza thank you kugira ngo bifatwe seri kuko end of the day nta munyarwanda n'umwe udafite umuryango mu Rwanda njyewe wenda ibyo ngibyo nta n'ikibazo kuko inzara sinekereza ko n'ubundi uvuze ko igihugu gifite inzara ntabwo uba ugisebeje kereka wenda utekereza ukundi kuntu batangiye kukwita inyangarwanda ryari maze igihe mbibona cyane babikwita wowe umunsi babikwise wari wakoze iki byari byagenze gute kugira ngo bakwite ngo njyewe birambabaza iyo ndi kubibona buriya bafite impamvu babinyise bafite impamvu babinyise neza ariko mana ubwo mwararebye musanga ariyo zina rinkwiye nk'inyangarwanda wagira uti hari umutwe w'iterabwoba nyoboye uteza umutekano mukeya mu Rwanda hari igihe waba utawuyoboye cyane hamwe abantu muba muba hanze abantu benshi bajya bavuga ko ngo muba mufite amafaranga menshi hari ukuntu abantu batekereza abantu batekereza ko ayo mafaranga muba mufite ko mushobora nyine kuyaha abo bantu nyine b'inyangarwanda bo bafite ubundi buryo bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu mukaba nk'uburyo bw'amafaranga yabafasha kandi nyine amafaranga urabizi akora byose ntekereza ko ariyo mpamvu hari kuko uba uri kuvuga ibitagenda neza mu gihugu abavuga ati buriya ashyigikiye abantu kandi barahari batarukunda byo njye mbona ari nk'uko wenda baba batekereza ko waba ubatera nk'inkunga kuntu oya nanjye ubwanjye naba ntishoboye ngo njye gutera inkunga abandi nimbanze nishoboye bagenzi buri wese aba arwana n'ubuzima bwe uretse nko kuba abaturage nkatwe nyine tuza kuri social media dukunda kubikwandikira tugutuka hari ikibazo waba ufitanye n'umwe mu bayobozi bo mu Rwanda ku buryo ushobora no kutaba wataha mu rugo ngo urebe n'abavandimwe ndabizi ntiwababura mu gihugu famiye n'abaturanyi hari ikibazo ushobora gutaha ubishatse cyangwa nyine baba barakubaniye nyine kubera yuko baba bakwita gutyo yewe sinakubeshya buriya bafite impamvu babinyita urumva ntawuburana n'umuhamba niko umunyarwanda yavuze buriya bafite impamvu babinyita buriya bo bafite impamvu babinyita gusa ntabwo ari igihe umunyarwanda wenyine utuye hanze uri hanze
kandi ndibaza ko atari itegeko umunyarwanda wese gutura mu Rwanda. Ni uburenganzira bw'umuntu gutura aho yifuza cyangwa se aho yumva hamworoheye. Mwiriwe neza. Amakuru yanyu Fina? Ni meza. Mwebwe? Nari ngiye kuvuga natwe turaho turashimira Imana gake gake. Bambe warwaye? Umutwe. Pole. Nari ngiye kuvuga kuri uno muntu wari urimo uravuga ngo kuri kiba kwita Inyangarwanda. Njye mba mu Rwanda niho navukiye. Ngiye ko ntari mukuru cyane kuko nduwe nyuma ya jenoside ho nk'imyaka itari myinshi. Naje gusanga ntabwo mbizi wenda impamvu ariko nagerageje kugukurikira kenshi nsanga wenda nta n'ibibazo byinshi biba biri mu biganiro byawe, sibye kuvuga ibitagenda neza kuko wenda n'abandi bashobora kubibona cyangwa bakabyumva ariko bagaceceka. Kuvuga ngo umuntu w'Inyangarwanda ko nsigaye mbona n'abantu hano ku mbuga bari hano mu gihugu babitukana, umuntu ikintu cyose avuze uri Inyangarwanda, ibintu byose byabaye Inyangarwanda. Rero njye ntabwo ncyumva icyo kintu ari ikibazo. Nsigaye mbona n'abandi babitukana hano, umuntu arakora akantu gato ngo ni Inyangarwanda. Ibyo bintu ni ibiki? Ahubwo no guhimbirana, kuko guhimbirana nabyo ni bisanzwe. Uriya mukobwa wagiranye ikibazo na nyina kuba baramuhimbiye bakamugerekaho ibintu nk'ibyo, numva abantu basigaye babivanga na personal issues zabo mu buryo bwo kugira ngo bahishire amabi yabo cyangwa se ibyo barimo, ugasanga bambitse abandi cyasha cyangwa nko kugira ngo babacecekeshe batagira ikintu bavuga. Kuko umuntu navuga ngo Inyangarwanda arabakurangije nyine, arabaguteranyije n'abantu bose. Ese nanjye narabibonye uriya mudamu niba yaragiranye ikibazo na mama we bahise batangira ngatera inkunga ngo abantu ngo banga igihugu, sinzi. Noneho ari na nyina kugira ngo abantu bose bamuteranire ntibumve ikibazo cye kandi arakomerewe koko. Niba baramusangiye umugabo, ikibazo ntabwo ari ibintu washyigikira. Ni ikibazo kiri muri community yacu Nyarwanda. Abategetsi bagomba kubihagurukira bagatanga nabyita iki, bagashyiraho itegeko rituma cyangwa se bakavuga ati nienda abantu twita Inyangarwanda n'abantu bwoko ubu nuku, ariko umuntu afata undi akamugerekaho icyaha na leta ubwe itamugeretseho icyaha nk'umuturage. Birashaje rero bavuga bahindura ibindi. Inyangarwanda iryo jambo mba numva rishaje. N'umuturage ufata inzira akavuga ngo Fina uri Inyangarwanda, mwari mwumva umukuru w'igihugu avuga ngo uriya mugore ni Inyangarwanda cyangwa ni abantu babeshyera abandi Fina. Umuntu nyine aranakwanga akahita kwita Inyangarwanda kubera ko hari ibyo mudahuza nyine, kandi kugeza ku iherezo ry'isi ntabwo abantu bazigera bahuza, ntabwo tuzahuza imitekerereze kandi nta nubwo njye mbyifuza. Sinumva ko ibintu si ngombwa ngo ibintu njye numva nshaka ko mbikumvisha ubyemere. Nta nubwo byashoboka. Mbese nk'iyo bari kubikwita wumva nta gahinda bigutera. Mbere of course mbere nanjye nabizanagamo amarangamutima, ugasanga birambabaje, ndagiye gusubizanya nabo n'ibiki bike, ariko ubu mbiziga mbibonamo ari ibintu kawaida. Urabona ukubita umwana cyane ukamumara ngo ntuzi tabyita iki ubwoba cyane. Iyo gitangira ubona ari ibintu utasobanukiye si why ukumva mbese uri mu karengane, ariko bigeraho ukabimenyera ukabona ntacyo bivuze. Ubu ntago ntibitindaho cyane rwose, numva ntacyo bimbwiye. Ku mugani w'uyu muntu witwa ngo ni agasimba k'umukara, ubu natwe twaje hanyine tugiye kwitwa Inyangarwanda. Ubu ntihabuze abantu hano baje kureba bagiye guta bajya mu mabox yacu kutwandikira. Ahubwo ntigendere, uzi ko hano hari n'abantu ntinya kuvugisha just kugira ngo ntabashyira mu bibazo. Niko biba bimeze. Umuntu abona yavuganye nanjye ati n'uyu nawe ni Inya. Iyo propaganda rero ni uburyo bwo guteranya Abanyarwanda and is not right. Ntabwo ari ukuri no kubeshyerana bidafite aho biva naho bijya. Umuntu aba Inyangarwanda ari uko yateje umutekano muke mu gihugu, ari uko afite intuzi nabyita ngo mbese ibintu abangamiyeho igihugu.
si umuntu kuba nza hano nkavuga n'uburenganzira bwanjye. Ntawe mba umuntu wese ariko nibaza ko afite uburenganzira bwo kuvuga upfa kuba utavuze ibintu bigumura abaturage. nta baturage nabwiye ngo mugende mwicane mugende mukora ibi n'ibi ariko se ubundi ntanabibabwira mbarusha ubwenge ariko banikiranuka akumiro nitushe yewe mufite ibibazo. Ni hatari. Njye nari nje kwibariza gusubiza no muri muravuga ngo kuki bakwita inyangarwanda kuko njye nari maze iminsi mbona ahantu hose babitukana babibeshyera naba byari byo byaciye amazi bari guca amazi ntabwo bikigoranye abantu bose b'abanyarwanda sinzi ubunyanga inkunda Rwanda sinzi yariyo. By the way umuntu yanga u Rwanda ati ni gute nshobora kubyuka nkavuga ngo nanga u Rwanda kandi ariho nturuka yo identity yanjye. Ni gute navuga ni ngewe nanga u Rwanda kandi u Rwanda ari iki ariyo identity yanjye nuvuga ngo nanjye ubwanjye naba niyanga. Ibyo bigambo wabibigishije muzamugaye yarabaroze I'm telling you yarabaroze ntabwo biri normal. Oh God. Naho umuntu uza kavuga katuka kantuka umva unyanga ntakuzi nta kintu bintwaye ngewe niwe uri kuvunika ku giti cyawe. Inde ukwita inyangarwanda urabona wowe uri iki Arsenal so we ninjoro wari uri kuntuka we na bagenzi bawe mwantutse nta kintu mbatwaye murambona mukantuka murambona aho mbonye mukantuka nimba gatera abanterereje muzamubwira ngo ntabwo mwansanze aho mumbonye hose murantuka bagira ngo barabandumye niko aho mumbonye hose murantuka hibaza muraremerewe aya muterinyo muraremerewe. Hari n'igihe ngemba niciraho ni scrollingira ndi bored nkavuga nika ndebe what is in TikTok nkajya hankasanga ibintu bavuga yenda ntabwo biri entertaining ntabwo binyenteresa nkajya handi wagera handi babona ninjiye maze bagatangira bagakora ku ntuze ku mpano yabo yo gutukana bafite bakantuka we ariko yabaga ibitutsi byicaga umuntu sinari kuba nkiriho. Kutemera idea ntabwo bivuze kwanga igihugu exactly. Erega ikibazo abantu benshi n'ubujiji nabwo baragendana nabwo ubujiji no gukora ibyo batazi abandi baba bahakirizwa. By the way ngewe igihe kimaze hano kuri TikTok ibintu nabonye abantu benshi baba bafite umunwa muremure mu kuvuga ngo bararwanira igihugu. N'abantu usanga mu mafamiye yabo ari abantu bafite ibibazo byinshi baba barakoze se cyangwa se bafitanye na leta ariko bakaza gutukana mu buryo bwo kwiyerurutsa bwo kugira ibyo bapfukirana guhakirizwa. Wari umuntu uza agatukana ukavuga si nguyu ibintu arwanira ntabwo making a sense at all. Ubwo ngewe ntabwo nshaka kuza hano ngo ntangire mvuga ibikuru bidafite epfo na ruguru bidafite gihamya. Ngewe ntabwo nshobora kuza hano ngo mvuge ikintu ku Rwanda nzi neza kubana n'abazungu igihe kirekire byanyigishije ikintu kimwe. Byanyigishije kutapfa kuvuga ikintu utafitiye gihamya. Nimba hari ikintu cyose mvuze ku gihugu mba ngomba kuba mfite gihamya nzi neza ko ari cyo 100%. Ntabwo ngewe nshobora kuvuga ikintu kidafite gihamya ntahagararaho ntasubiramo mu gihe mbibajijwe mu rukiko. Ntabwo bishoboka. Ntabwo nshobora kuzana ngo nangire mvuge ngo ibintu bitafiteho umutwe n'ikibuno ariko ugasanga umuntu araje aranyadukira arantutse arambwira iki muhishira amabi y'iwanyu muhishira mukavuga ngo muri inkotanyi nzima nta mwanya zifite zo kuza hano mwebwe muri ingirwa uzanyere ku muntu muzima uzana ku Rwanda
ufite mu mutwe hatekereza urizoninga uzasanga ari bwa bugore bumwe ufite stress zo mu rugo nka kamwe ka vibes karera umwana wenyine none na Trump yakuyeho support imwe ya supportingaga abantu batifashije none karapfuye nabi nukarabana na fini urwana nanjye wanshobora njyewe ndi umuntu you will not wish to have me on the wrong side. You rather have me on your side. Yeah? Kuko njyewe whatever I do it well. Njyewe buri kimwe cyose nkora ngikorana intege zose. Nakwanze nkwangisha intege zose. Nawe ukunze nabyo umva. I can protect you with my life. So don't play with me. Nawe ngo nyina shitani tumeze tuti. Turi tuti. Kandi namnone marayika. Nawe wowe uzahitamo uruhande rwanjye ushaka guhura na shitani muzahura, ushaka guhura na marayika nawe muzahura. Yeah, the choice is yours. Gucinyiza no gucinyizwa. Yeah. Niyo mpamvu tuvuga ngo ingaruka z'ubutegetsi bubi. Ubutegetsi ari buzima, abanyarwanda ntabwo twaba dufite ibibazo. Iyo mu gihe uzasanga abavandimwe barwana batumvikana, uzamenye ko bafite ababyeyi babi. Kuko iba ari responsibility y'umubyeyi gutuma abana babe bumvikana. Mu gihe uzasanga abavandimwe bagifitanye ibibazo amakimbirane barwana batumvikana n'abanzi, ujye umenya ngo bafite umubyeyi mubi. Natwe rero abanyarwanda kurwana gutya kwacu, ikibazo si twebwe, ikibazo ni umubyeyi wacu. Ariyo leta. Yes. Zini ingaruka za leta mbi. Niwabyaye se wowe nta muba wajwe imitima wayiringanisha. Niwabyaye se wowe nta mubaji w'imitima wayiringanisha. My dear, seems like you can't write Kinyarwanda very well. Ntabwo uzi Kinyarwanda, ntuzi kucyandika. Ntuzi Kinyarwanda. Ariko ubundi muba munshaka wiki. Kuko ntarishi wanyu, ko ntagabana namwe isambu mwangegera mu bundi n'induba abantu. So shan ntago wize pe reka da nta umva. Nta nubwo nigeze ninjira mu muryango w'ishuri. Waho uvuze ukuri soso reka da ntago nize. Habe numva. Yeah. Ngo gutukana gukuntu k'abantu ngo ningigira ngo bigaragaza ubwenge mfite. Nose nimba ntarize ubwo bwenge nabukora. Ntabwo nyine. Sibyo soso. Kandi nawe uri umwe mwizo ngegera ndi kuvuga. In fact, niwe ngegera number 1. In fact, niwe leader. Niwe leader y'ingegera izihagarariye. Mu Rwanda si iwanyu toka nta munyarwanda w'ikigarasha tugira reka da. Haiti uzasanga wizungurukaho wowe. Icyo nzi cyo ninzara bavugisha mugende mushake bya bintuze muteke bibice mugire. Ariyo ngo bayita
reka nze nohereze mama amafaranga atazajya kurya biriya bihanye hariya ngo bagitanga iki bya bintu babyita ngo iki imitanga mugende mushaka imitanga muteke mutishwa n'inzara umva yewe ni hari inzara igeze abantu niba inzara igeze imitanga yewe ndibuka kera turi abana twajyaga tuyijugunyana tuyiterana tukawutera mugenzi wawe cyangwa se bakanayikoramo utuntu like iyo uyikorogoshoye mo imbere ukayanika siyo yavagamo ntuze siyo yavagamo utubindi nimba ari utucuma nimba ari utuki hari utuntu bakoraga mu mitanga hari utuntu bakoragamo kera mu cyaro ndabyibuka nimba warakuragamo bya bintu by'imbere bimeze nk'umwungu by'imbere ukabikoramo byose ukayibureka kuma mugende mushaka imitanga murye mureke kuvuza induru iyo ni inzara ibavugisha kuko muhaze ntawe mwabona umwanya wo kuza kunaho muhaze ntabwo mwabona umwanya wo kuza kunaho mwangegeramo ngo niyo twasoza dufite ubumuntu si nkawe njye ibyo bamugane nta n'ubumuntu ngira. I am telling you, you are very right. In fact, you are 100% right. Nta bumuntu ngira. TikTok yanyambuye ubumuntu bwanjye. Ntabwo ngira. Ngo pingoga mu banyarwanda icyo nsigaye mbakundira nta muntu wakongera kubabeshya abashuka nk'uko byagenze muri 94 ariko kuki ibintu byose mu bivanga na 94 nibidahuye. You're so addicted to play victim. When will you stop to victimize yourself? Ibi dahuye bihuye bidafite aho biva mbese ibintu byose murabivanga na 94. Nibyo bindi bavuga ngo kuvanga amasaka n'amasaka. Guys, wake up. We are 2025 is almost gone. Kinyejana tugezemo nobody give a f. Nobody cares. Nobody cares. I myself I don't care. Nuko ari byo bikiba mu bwonko. Yo, ubwo rero umva. Nimba ryo biba mu bwonko. Bari mu myaka 30. Umuntu wo mu Rwanda kubera aba yarabayeho nabi. Abanyarwanda benshi ni bake bagira muri myaka 60 bakayirenza. Ubwo bazarinda bapfa batishimye. Bazarinda bapfa bapfanya gahinda batishimye. Ngo ntuzongera kutwica we wantera hamwe we uzaze. Uzongera kwica nishe bangahe? Nishe bangahe? Ese ubu nkaho ubundi wasigariye iki? Kuki atari wowe intera hamwe zahereyeho ko ne wasigariye ubusa? Wowe ko ne wasigariye ubusa kugeza ari wazahereyeho kweri? Akumiro nitushe. Akumiro nitushe. Uyu ninde? Ese kandi nuyuza nubuhe kandi? Uyu ni amuyuza ugarutse. Hari ibyo wibagiye kumbwira ugarutse kumbwira. Uyu ni amuyuza ugarutse. none se abo bishwe n'imitangafi wabateye inkunga ukabaha ibyo kurya? Ni wowe wari uri hano kare? Waboherereje amafaranga. Hari ibyo wibagiye kumbwira ugarutse kumbwira. Wumva bishwe
wabateye inkunga ukabaha, sibyo kuvuga gusa, waba byibuze n'icyo bamariye n'icyo bamariye. none kuvuga nabyo ntabwo mbyemerewe. Basi bafashe, No kuvuga nabyo ntabwo mbyemerewe. ngaho bafashe nyine, bafashe. Kandi ubu wasanga nawe imitanga ikumereye nabi ariyo, ukaba ubigeze nawe Bafashe uziha umuti byibuze w'imbeba Audrey, kugira ngo bafashe byibuze. abo bana batakurira mu maso. Yewe ntabwo Shakire, bashinzwe. sibyo? Mhm. uyu Mureke ko ndi kubasanyira. uyu nguyu arancomuza, namubwiye ngo genda ashake therapy. Ikintu ngiye nagufasha wowe, genda ushaka umuntu uzajya uguha agufasha ku bya therapy, uzaze tukwishyurire. Nagusabira inkunga kuri TikTok tukakwishyurira ukabona therapy. Ibindi ni na ibaze. Ahaza imitanga ngo pigi, ngo ubuyobozi bubi ushaka kuvuga bwunze abanyarwanda, abavandimwe batumvikana ushaka kuvuga nabaye. Nimba ubwo buyobozi bwarunze abanyarwanda, wowe kucyuza hano ukandeba utanziva n'imvano ukambwira uburyo nisha abantu muri 94? Mbwira, ni gute wowe uza hano ukandeba ukavuga ngo nisha abantu muri 94? Warangiza ngo ubuyobozi ngo bwabunze gute? Wowe uri product y'ubwo buyobozi, uhita ubu presentinga uburyo bukora. Yes, uko witwara hano bita bitwereka ubuyobozi bwanyu uko bukora. Yo kofi yanjye imaze gukonja, nabishye. Iyo uvuze neza intera hamwe uba mufatanya. Hayitwe navuze nti sinzi impamvu intera hamwe zitahereye kuri wowe, kuko nta mbabazi ngufitiye. I don't care about you. Audio Imana ufite audio kuri ntukajye wataka perezida wacu yakoze byinshi byiza ku gihugu cyacu. Umva pingi ngoga, genda ubibwire nyoko, genda ubibwire nyoko, ubibwire naso njye uri hano ureba ni urya ntacyo bimbwiye. C'est ma fou, ntabwo nzi igifaransa ariko ngira ngo baravuga abafaransa. C'est ma fou, je m'en fous, je m'en fous, c'est ma fou. I don't care. Abazi igifaransa ni mu nkosore. Yenda ubibwire nyoko icyo nzi cyo, nta kintu bimbwiye. Uwo perezida wanyu ntacyo ambwiye, mubona nkuko mubureba wowe. I don't care about him. I don't care. Yeah? Je m'en fous. Thank you. Yewe nta gifaransa niziye. Wa mwana avuze ngo ntabwo wize, umva. Niwe umuntu wenyine avugishije ukuri. Rwose. Ibyo ese wabaye iki ku gahanga? Abantu benshi babyita ngo ni imyotso, ariko ntabwo ari imyotso, ni inkovu. Mfite imyaka 12 narwaye indwara yitwa chicken pox, ari byo ibihara, mu kinyarwanda byita ibihara. Binzaho umubiri wose, bimeze nk'ibintu by'ibiheri birimo utuntu tw'utuzi, ya umubiri wose. Mbese nyira umuriro nk'uwa malaria, ndaremba njya CHK. No, ntabwo nagiye CHK. Mama yabanje kuzajya nyoza abitsirima. Mama yarabanje kuzajya nyoza abitsirwa, niyo wakoze amakosa.
nkaho yabiretse ngo bizituritse we yanyogeje abitsiri abikuba kugira ngo biturike. Noneho bigeraho anjyana sehashika baduha umuti w'umutuku asigaha umubiri wose mera nk'agasimba. Ibihara noneho biranandura sasa. Abana barumuna banjye bo barabirwaye, inkovu ntazo bafite kubera ko muganga yari yamaze kumubwira uburyo agomba kubigenza. Ariko ngiye kuko atarazi uko bigenza yansigiye inkovu. None abantu baravuga ngo ni imyotso. Kandi ni inkovu zanze gukira. Ibaza ibintu narwaye mfite imyaka 12 nkaba mfite imyaka 40. Inkovu zaranze kugenda. Ngayo ngoko. Ni imyotso, nta myotso mfite, ntabwo bigeze banyotsa. Kandi niyo nagira ni actually imyotso abanyarwanda benshi byari muri tradition kera kuko na mama afite imyotso, ariko nge nta myotso mfite. Mama wanje afite umwotso hano mu gahanga gutya. Abanyarwanda benshi generation ya kera barabotsaga iyo barwaraga, byari part of tradition. So kuba nagira umyotso ntabwo ari igisebo. Ntabwo ari igisebo, ni ibintu normal. Ya? Ariko nge nta munyotso mfite. Gusa nanayifite ntacyo bimbwiye. Ngundaje nkubage nta kinya. Wabanje ukagenda ukabaga nyoko atete. Genda ubage nyoko, ubage so na bene wanyu. Ya. Ngo nimbumbuna nk'abandi se kuki ari we uvugaho utavuga ku bandi. Ni ukubera ko ari uhagarariye bose. Ni we representation. Ni we representa. Siko babyita mu Gifaransa. Ni we representa. Ni we ubahagarariye. So kuba ari ubahagarariye rero ni we wa dressing aho direct. Yes, ntago wahera kuri 111 ngo uzabivemo. No. Ujya kuri nyirabo. Gusa nk'ingurube y'umweru. Nimba ari ibyo ndaryoshye. Uzi ko ingurube ziryo. None ingurube y'umweru ubwo ifite ibinure byinshi. Ubwire ahubwo uranyibukije. Ubukonje buhari uyu munsi waza kwirira ingurube. Ngo nugatukana uganisha ku babyeyi. Ngiye nzajya ntuka ibibyeyi byanyu nibyo byababyaye byibagiye gukoresha agakingirizo bikabyara abana badashoboye kurera, mukamuza kuntesha umutwe hano. Ikibazo kiri ku babyeyi banyu bababyaye. Nibo nzajya ntuka. Kuna muntu ukatukana kwa babyeyi umva. Babyeyi banyu nibo banyira bayazana. Iyo bataza kubabyara mu ntago mama muri hano mutesha umutwe mwabinyendaro. Kanze nguhubroke nguhamba ubona ukapfa udakizeho. Nge nzajya mbatuka ku babyeyi kandi mwe ni muntu uka ku mubyeyi mbabroke. Very simple. Yeah. Atete ufite ibyana bibi bisa nk'agahiri. Bisa nk'agahiri. Ibyo byana byanjye bibi nibyo bizaba minister mu gihe kizaza mu Rwanda. Noneho ibyana byawe bizaba bikorera ibyana byanjye. Ibyana byawe bizaba ari abagaragu babanje. Nigenda byabahungu. Nta muhungu uba mubi. Ubwiza bw'umugabo uri mu mufuka n'ubutunzi bwe. Nta muhungu uba mubi. Abana banjye niyo future minister, future president mu gihe bari kwiga hehe. Ngo bari kwiga hehe? Kabusunzu.
bazaba bari kurera abanjye aribo baja babanjye. Abanjye bari mu mashuri meza ahangaha. Education yabo iri taken care of. Yes. Mu gihe byaba bari ku Kabusunzu bari kurya ivumbi. And you have audacity kuza hano ngo ibyana byawe ni uzajya n'ubwo bwiza muri embassy ubone viza kuzana kwiga i Burayi mabere ya nyoko. Ariko murananshumuza abagenzi umva. Uri kubatoza nabi ibyo bihutu. Ndi kubatoza nabi. Uko mbatoza kose ndamaze. Waryo waba twise amezi 9. Kandi abahutu banjye ntacyo bantwaye. In fact, I am grateful that nabahutu nabyaye. Iyo nza kubyara nkawe umeze gutya, ayo nari kwiyahura. Nza kubyara abana bameze nkawe bafite imitima nk'iyo yawe babitwara nkawe, nari kwiyahura. In fact, I'm grateful. Nabyaye abahutu. Ncekera gusa. Ngo se live yawe iba igamije gutumana gusa. Ngenza hano kuganira n'abantu. Uburyo muje niko mbakira. Muje muvuga